turabyemera, ariko gutamba igitambo il faut faire attention. Wenda ni mushake murakare burundu, nubundi naraciwe muri ADPR bamaze kunca gatatu, sukunca ahubwo barancagaguye. Nahise n'abajya hace namwe muce muri abashumba. Yesu atora intumwa 12 akiri ku isi, nta bakobwa bitondaga babagaho, nta bagore bifura bari bahari muri Isiraheli. Kuki nta Riziki yatangiye guhanura ibintu bikomeye mu gihe cya covid, atangira ahandi hereye mu bashumba. Yavugaga ayo magambo rero abantu twebwe tuba tumenyereye yuko abashumba ubundi atari abantu, twumvaga ko ari abamarayika, twe tukikanga tukumva ko abashumba nta byaha bagira, twumvaga ko abashumba nta byaha bagira. Ni mushumba Karame, yego mushumba mwiza, mushumba wacu. Twumvaga ko abashumba nta shyari bagira, twumvaga ko abashumba nta rwango bagira, twumvaga ko abashumba nta magambo bagira, twumvaga ko abashumba nta guteranya bigira, twumvaga ko abashumba nta moko bagira. Nyine twumvaga ko umushumba ari umuntu ubundi werejwe umurimo w'Imana, uturutse mu ijuru, wahanzweho n'Imana, washyizweho umwuka wera, w'igitangaza, w'ikitabashwa, marayika wigendera. Nyamara ntabwo ariko byagenze, uko twagiye tubona abashumba bamwe na bamwe bagiye bakora amarorerwa. Hari n'abandi n'ubu bakiri bazima, bakiri mu buntu bwa Kristo, bakimeze neza. Rero Riziki yagiye asohora bamwe mu bashumba mu nsengero, abikoresheje mu magambo avuga ati runaka irasohoye, runaka irasohoye, runaka irasohoye. Ibyo bintu twumvaga ubundi muri ADPR umwuka twari dufite, cyangwa se ibihe twari turimo mbere ya za covid 2019 2020, twumvaga yuko nta kintu kizigera kiza ngo kinyeganyeze itorero rya ADPR. Twumvaga ko tuzakomeza tukibombarika twese mu mujyi umwe, haba umukristo, haba umunyagice, haba utangira kwiga Bibiliya, haba urimo kwiga gusoma muri ADPR. Twumvaga ko twese tuzibombarika nukuri paka Yesu agarutse rwose akatwitwarira turi no mu rusengero akatujyana niwe ngo wa munga niwe yakorase ngo Yesu afitiwe ngaha azatujyana. Hari korase twateraga ngo Yesu afitiwe, Yesu afitiwe azatujyana, ngo Yesu afitiwe, Yesu afitiwe, Yesu afitiwe azatujyana. Tukayiririmba, tugatera ikorasi, tukabyina, igisirimbizo, ivumbi rigatumuka, ibyuya bikaturenga, turi muri Yesu afitiwe, Yesu afitiwe aho azatujyana. Ndateka rero twaje kubona abashumba basambana, bamwe muri bo ukabona basambanye, ukumva abashumba babahishiriye ngo basambanye n'abakristo, ukumva abashumba babahishiriye ngo basenye ingo z'abantu, bagiye mu ngo z'abantu bagiye kubabwiriza n'ibiki, ariko bagiye gusenya ingo. Umukobwa Riziki yamenyekanye cyane nk'umukobwa wakoze igitendo cyangwa se wakoze igikorwa kigahebuza abantu benshi cyo gutwika akadarake. Riziki ngubwo yari ari Kimihurura, arimo kugenda atembera, arimo gusenga mu bicuku bya nijoro, kuko ngo yakundaga gusenga cyane. Ngo yageze hano Kimihurura aho kadarake yari iri, hano ku Kinamba cya kabiri, aragenda asanga indaya ngo ziteze nijoro, ziteze ku muhanda, ngo nazo ziramurembuza, ngo ariko zisanga ngo arimo gusenga, ngo ziramushinyagurira, zimubwira amagambo mabi, zimubwira ati nkawe ubusenga iki, zimupfobya ibintu nk'ibyo. Ngo arazireba, ngo agiye kuzisengera indaya ziranga, ngo ziramubwira ngo nawe banza uwisengere kuko nawe ngo niworohewe. Riziki ngo ayo magambo yaramukomerekeje cyane. Ubwo aragira ngo mbabwire amateka y'ukuntu kadarake yahiye. Ntabwo Riziki yahise atwika kadarake, ahubwo nta nubwo yahanuye ko kadarake izashya, ahubwo Riziki yatuye amagambo akomeye kuri kadarake ibona gushya. Rero Riziki ngo icyo gihe yarababaye cyane, ngo arangije asenga, ngo asenga isengesho, ngo aravuga ati Mana mbi ikimenyetso hano hantu cyerekana yuko uri Imana. Ngo Riziki arangije ngo arataha. Ageze mu rugo ngo bukeye mu gitondo bimwanga mu nda, ngo arongera arabyuka, araza ngo azenguruka kadarake arimo gusenga, asaba ikimenyetso cy'uko kadarake igomba gushya.
ngarasenga ngarayizenguruka kadarake arasenga ngo hari n'umuntu wamubonye kuri kadarake ngarangije ngaramubwira ngo ngagenda avuga ngo narize iki nawe ngo yagiye gutega ngo nawe yamubonye kuri kadarake aho indaya ziba ziri ziteze ngo nawe yagiye kwicuruza ngo byayoberanye. Icyo gihe rero muri iyo minsi nibwo kadarake hashize nk'iminsi 3-4 nibwo kadarake yaje gushya, imaze gushya rwose kuko kadarake yahiye iminsi 2, kadarake barayizimya biranga, kadarake irashya. Riziki ndagira ngo mbabwire ibintu bigera mu bintu 7 Riziki yavuze by'ubuhanuzi yahanuye mu itorero rya ADEPR ndetse bikaba ndamwibuka Riziki mu 2019 aho nasengeraga kuri ADEPR. Riziki yarazaga kubwiriza bakamuha igihe kingana n'amasaha 3 kugira ngo abwirize. Bamuhaga amasaha 3 Riziki akabwiriza neza cyane, akabwiriza ariko harimo ikintu navuga ngo cy'ubushegabo, ariko niko yari ameze, niko yari ateye, nta wundi mutima mubi. Yavuganaga ikintu cy'ubuhituzi cyane, ndetse akavugana ikintu rwose akavugana imbaraga nyinshi cyane zikomeye, ndetse abadamu bamwe bagenzi be bakikanga kubera ko bitewe n'imbaraga yavuganaga n'igitsure yavuganaga iyo yabaga ageze mu by'Imana, yarimo gusoma cyangwa se arimo gusobanura ijambo ry'Imana yamuhaye. Abantu benshi bakunze Riziki, imidugudu myinshi muri ADEPR y'amavuna, abarimo kuvuna, imidugudu ikomeye yose ikunda Riziki, yose ikunda Riziki. Riziki baramutumira aragenda aba ikimenya bose muri ADEPR nk'umukobwa ubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi nanone bugacengera. Ndibuka Riziki yajyaga abwiriza akabwira abadamu ko niba uri umudamu ukaba ngutita ku rugo cyangwa se utita ku mugabo wawe, ngo ukirukanka ujya gusenga, iby'iwawe ukabisiga bizambye, nta mugore ukurimo, nta mugisha urimo gukorera, ntacyo umaze. Andi magambo Riziki yakundaga kuvuga ngo muraho, mwaramutse neza, muraho, muranyumva. Ayo ni amagambo Riziki bagiye bamwumvamo, uko iyo yatangiraga kubwiriza, ikibwiriza cye yatangiraga na muraho, amagambo nk'ayo. Iyo yavugaga uhitaga wumva ko ari Riziki. Niba wabaga uri hanze wahitaga winjira ukajya kwicara kugira ngo wumve Riziki rero yaje avuga ibintu bikomeye. Riziki yaje avuga ubuhanuzi bukomeye, avuga uburyo abantu bakora ibyaha mu itorero ngo bakihisha, ngo bameze nk'imisega, bameze nk'imbwa, bameze nk'intumbi. Abantu rero ntibakunda kumva ukuri, kuko ukuri ubundi mu matwi kurajyana. Rero Riziki yaratinyukaga akavuga ayo magambo kuko abandi babwiriza butumwa cyangwa se abandi bantu babwirizaga basigirizaga. Hari aho bageraga bagasiga abashumba, bakabasigiriza, bakabasiga amavuta meza, bagira inzobe rwose, ukumva ko abashumba ari abere, ari abantu baturutse mu ijuru, ari ibiremwa, hari ari abamarayika. Twumvaga ko abashumba ubundi nta cyaha bagira, twumvaga ko abashumba ari abamarayika Imana yohereje kugira ngo ize babane natwe, twumva ko umushumba atakubwira nabi, twumva ko umushumba atagutonganya, twumva ko umushumba atakwambura amafaranga. Ariko twagiye dutungurwa n'abana abashumba bagiye bambura. Umushumba akaba ari ku rusengero ashumbye inama, akaba afite umukristo ufite butike cyangwa se ufite iduka runaka, umushumba akazajya gufataho ibintu, igihe cyagera cy'ukwezi cyo kwishyura umushumba akagakwishyura. Ugasanga baje ku rusengero, ndibuka rimwe hari umukristo cyangwa se umuririmbyi wigeze kwamburwa n'umupasitoro wari uyoboye urusengero, aza ku rusengero mu materaniro, umupasiteri ayoboye baramusohora ngo aze kwitaba akemura icyo kibazo cy'uwo mubyeyi waje kumwishyuza ku rusengero. Aho niho namenyeye ko umushumba cyangwa se umuntu uyoboye urusengero ashobora kwambura, burya nawe ari umuntu. Ubundi twe tuzi ko ari abantu b'abamarayika, abantu rwose
ahubwo badafite n'aho bahuriye n'isi bitewe n'uko twababonaga. Rero twaje gusanga ko umushumba nawe ari umuntu nk'uwundi. Icyo gihe rero Riziki yabwirizaga abantu akababwira amagambo akomeye, ndetse abakomeye bari mu itorero nabo akababwira amagambo akomeye, akababwira yuko ari ingunzu, akababwira yuko nta kintu bamaze mu gihe batagomba gukorera Imana neza, bakareka ibyaha, bakareka icyaha n'igisa nacyo, bagatumbira umusaraba, bakanyura mu nzira ifunganye kugira ngo bazagere mu ijuru. Rero Riziki yatangiye ababwira amagambo akomeye cyane, harimo no gushira isoni. Navuga impamvu bavugaga ko ari ugushira isoni, Riziki mbabarire simututse, ahubwo bavugaga yuko amagambo avuga hazamo gushira isoni, agatuka ngo abagore, agatuka ngo n'abagabo, kuko ubundi abagabo ntibyari bimenyerewe kuba watuka umugabo ngo ni imbwa ni ingunzu urimo kubwiriza. Ibyo bintu ntabwo byabaga byemewe. Riziki yabwirizaga muri twibature mu gitondo, akabwiriza ukwezi kose, akava ku itariki ya mbere akagera kuri 30 abwiriza muri twibature ukwezi kose, urusengero cyangwa se kanisa yuzuye abantu, mbere y'uko covid itangira. Covid rero igitangira nibwo ibintu byazambye, dusengera mu rugo, abandi basengera ku mateleviziyo. Riziki nawe yoboka inzira ya YouTube, ajya kubwiriza kuri YouTube. Itorero rya ADEPR twumvaga ko tuzakomeza tukibombarika twese mu mujyi umwe, haba umukristo, haba umunyagice, haba utangira kwiga Bibiliya, haba urimo kwiga gusoma muri ADEPR. Twumvaga ko twese tuzibombarika ni ukuri paka Yesu agarutse rwose akatwitwarira turi no mu rusengero akatujyana niwe ngo ba wa munga niwe yakorase ngo Yesu afitiwe ngaho azatujyana. Hari korase twateraga ngo Yesu afitiwe, Yesu afitiwe azatujyana, ngo Yesu afitiwe, Yesu afitiwe, Yesu afitiwe azatujyana. Tukayiririmba, tugatera ikorasi, tukabyina, igisirimbizo, ivumbi rigatumuka, ibyuya bikaturenga, turi muri Yesu afitiwe, Yesu afitiwe aho azatujyana. Ndateka rero twaje kubona abashumba basambana, bamwe muri bo ukabona basambanye, ukumva abashumba babahishiriye ngo basambanye n'abakristo, ukumva abashumba babahishiriye ngo basenye ingo z'abantu, bagiye mu ngo z'abantu bagiye kubabwiriza n'ibiki, ariko bagiye gusenya ingo. Ukumva abashumba bagenda bavugwaho ibindi bintu bitangaje bikomeye, amaso agenda ahumuka. Tumenye ko abashumba burya nabo bakora ibintu by'amarorerwa, bamwe na bamwe batari mu buntu bwa Kristo, bari mu mubiri, abashumba batahamagawe na Yesu. Ibyo Riziki byavuyeho biraba, ndetse Imana ko kwizana umweyo irakubita abashumba, bamwe irirukana, bamwe ndetse bavana no ku ruhimbi, bamwe bakazajya bahanurirwa ku ruhimbi ibintu bikomeye. Nibwo hazamutse itegeko rivuye ibikuru, ndabyibuka, rivuga ko muri ADEPR nta buhanuzi bwemewe muri rusange. Ubuhanuzi, umuntu ufite ubuhanuzi weretswe cyangwa se akaba afite ubuhanuzi, agomba kubunyuza kwa pasitoro, akabanza kumva ubuhanuzi bwe, akabona kubwemeza, bukabona kunyuzwa mu mbaga, cyangwa se butakemezwa bugahagarikwa. Kuko ngo ubuhanuzi ngo barahanuraga ngo bakasebya abakozi b'Imana, nyamara harimo ibyo batashakaga ko bavuga, kuko harimo abakozi b'Imana batashakaga kuvugwaho kandi bakoraga mabi. Ngo bikaba atari byiza yuko uza ngo ukabwira umushumba ngo ihana iki ngiki, ngo ihana ubusambanyi, ihana iki ngiki, ngo ntago ari byo. Ibyo rero niho haherewe muri ADEPR ubuhanuzi babufunga gutya kaci, barabufata iminwa barafunga. Ubu nta muhanuzi wemerewe kuvuga ngo Niniwa Ziziwaya ngavuge mu ndimi, agende koko Imana imutumye, ahagarara imbere mu rusengero avuga ngo mwumve uko Imana ivuga, Imana iravuze ngo. Agitangira gutyo bahita bamwegera bakamufata, ati uravuga iki? Jya gutanga raporo, banze ubuhanuzi bwawe bugenzurwe.
barebe niba bwemewe uwo mwuka wawe. Iyo Mana igutumye banza yijyane bayisake, bayicekinge neza, bayisake banze barebe niba yikwishe. Ni uko bimeze. Ubu guhanura birakaze rero. Abahanuzi benshi nabo bahise baza kuri YouTube. Hari abaje guhanura babeshya, hari n'abaje guhanura ariko ari byo. Ntabwo abahanuzi bose bari kuri YouTube babeshya, oya. Gusa nuko hariho n'amaco y'inda umuntu ashobora kukubeshya, nk'uko n'ubundi no mu rusengero hari ababeshyaga agahanura bitewe n'amarangamutima ye, ariko hakaba n'undi uhanura kandi kinahanuye kikaba. Barahari n'ubu baracyahari, n'ubu bariho. Umuntu agahaguruka akakubwira ati runa Imana ivuze gutya, ubuhanuzi ngo bwemerwa ngo ari uko bwasohoye hagashira umunsi umwe wa kabiri bigasohora. Barahari, bariho 100%. Yewe simpinga abahanuzi, ariko ab'ibinyoma nabo bariho sinabura kubavuga. Rero Riziki yarakomeje kugera havuze amagambo akomeye muri za Covid. Aravuga ngo Imana yaramubwiye ngo nta mukristo wemerewe gutura, ngo Imana yarabyanze, ngo kuko icyacumi barakirira, ngo ntago gikoreshwa icyo icyacumi cyagenewe gukoreshwa. Ubundi icyacumi muri Bibiliya handitse ko icyacumi n'amaturo, ubundi icyacumi kijya ku mupasitoro, icyacumi kikajya ku mukene, icyacumi kikajya ku musuhuke, icyacumi kikajya ku mupfakazi. Icyo icyacumi kijya kuri aba bantu n'amaturo, niko Bibiliya ivuga. Muze kujya muri comment mumbwire. Rero Riziki yaraje aravuga ngo icyacumi mutanga ntabwo gikoreshwa icyo cyagenewe. Uko Bibiliya ibivuga, icyacumi mutanga ngo siko gikoreshwa, ngo nimukireke. Ariko bigaragara ko nubwo byaba ari byo, ariko hariya yabuze ubwenge Riziki. Niba nkurikiye nyumve neza, Riziki ntabwo yari kubuza abantu gutanga icyacumi, oya. Kuko ubundi gutanga ni umugisha, ndetse no gutanga icyacumi ni ukwikiranura n'itegeko ry'Imana ryo gutanga icyacumi. Ahubwo Riziki yari kuza agatanga ubutumwa, akajya mu nzego zo hejuru akababwira ngo Imana yambwiye yuko icyacumi batanga abakristo atari murimo kugikoresha ibidakwiye, muhindure icyacumi muhabwa mu gikoreshe ibikwiye, cyangwa Imana ize ibakubite. Ariko ntajye ku karubanda ku mbuga nkoranyambaga ngo agumure abakristo bose, ariya nayo ni amakosa. Birakomeza rero. Ubwo rero aho ngaho yahise aba umwanzi w'abapasitoro, w'amatorero. Amatorero aramuca, ku bwa Sibomana baramuca, nuko rero no ku bwa Karuranga hari sinibuka, ariko ntaho ku bwa ba Tomu baramuca, ku bwa ba Sibomana baramuca, bagenda bamutenga. Niho waravuga ngo barancagaguye, bigera ku bwa Ndayizayizaye. Rero niho hariya n'ubundi nabwo avuze amagambo akomeye, aravuga ngo sinzigera nsezeranywa mbatizwa n'umudamu. Riziki ashaka kuvuga yuko Bibiliya kuva kera ubundi yavugaga yuko umutambyi ari umuntu, agomba kuba ari umuntu w'umugabo. Abatambyi ni abantu b'abagabo, bajyaga mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo batambe ibitambo, babaga ari abantu b'abagabo. None rero arimo kuvuga ngo nta mudamu wigeze atamba igitambo, habe n'ihene habe n'inuma, nta mudamu wigeze uyitamba. Ngo Yesu ko yatoranyije ngo intumwa 12, ngo ko nta bagore bitondaga b'imitima myiza icyo gihe bari bariho. Ariko kuba Yesu atarafasha abagore, cyangwa se kuba Yesu ataratoranyije kiriya gihe umugore, ntabwo byari bivuze yuko umugore atabwiriza, oya. Nta nubwo byari bivuze ko umugore atavuga ubutumwa bwiza, kuko n'ubundi ubutumwa bwiza abagore barabuvuze. Kuko Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yesu bajya ku gituro bagasanga Yesu atarimo, nibo bakwije ngo inkuru nziza bihuta bajya kuvuga ko Yesu yazutse. Ubwo ni ubutumwa bwiza bajyanye. Rero kuvuga ubutumwa biremewe. Ahubwo impamvu Yesu yatoranyije bariya bagabo, nuko bari abagabo yari agiye kubajyana mu misozi, kandi yari igihe kirekire bagomba gukora ubutumwa bwiza,
kandi yari abagabo yari atoranyije b'abanyabigwi bafite n'imbaraga zo kugenda igihe kinini. Ntabwo umugore wamugendesha ukwezi kumwe, abiri, atatu, umugore yaba yararushye yazajya gutenguha mu rugendo. Ntabwo bivuze rero ko kiriya gihe Yesu yatwaye abagabo gusa ari uko yaragaye intege nke z'abagore mu kubwiriza, ahubwo yaragaye intege nke z'abagore mu kugenda, mu kwihuta, mu gucapurisha kugira ngo asohoze ubutumwa bw'uwamutumye. ndagira ngo abantu tugendanaho neza muze kuma muri komenti. Arongera avuga ngo kuki ngo Imana itashyizeho Mariya ngo birirwa basenga ngo abwirize cyangwa se atamba ibitambo. Ntabwo umurimo wa Mariya cyangwa se umurimo Mariya ye wari wamuzanye hari harimo kubwiriza, nta nubwo hari harimo gutamba ibitambo, nta nubwo icyo Mariya aricyo cyari cyaramuzanye. Mariya iyi murimo yari afite n'umwe gusa wo kubyara Yesu, wo kubyara umukiza kugira ngo acungure abantu, nta n'ikindi burya yari yemerewe. Nicyo cyubahiro Mariya yari yagenewe, agahabwa icyubahiro nk'umubyeyi nka Mariya, akubahwa nk'umubyeyi wabyaye wahumekewe n'Imana akabyara Yesu, agahabwa icyo cyubahiro nk'umubyeyi. Nta kindi yari agenewe burya, nta n'ikindi ari kongeraho. Ntabwo rero Mariya ari kujya gufatwa ngo ajyanwe ngo abe umushumba, ngo abe umupasitoro, ngo avuge ubutumwa bwiza. Uriya ni wo murimo yari yerejwe gukora gusa. Ndagira ngo dukomeze. Ntabwo mvuga ko Riziki yayobye. Abantu munkurikiye mu nyumve neza. Riziki si uko yayobye, ahubwo hari ibintu ufata ugagenda. Ubundi isi uko igenda ikora evaluation, n'umuntu agenda akora icyo bita evaluation, n'amatorero agenda akora evaluation. Niyo mpamvu haje isezerano rya kera hakaza kweverwa, hakaza isezerano rishya. Ntabwo isezerano rishya ryaje ngo rivugurure isezerano rya kera, ahubwo isezerano rya kera ryaje ryunganirana n'isezerano rishya. Ariko harimo icyo bita evaluation. Harimo ibitabo by'ubutumwa bwiza: Yohana, Mariko, Yohana, Matayo, Mariko, Yohana. Ubwo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu, bavuga kuri Yesu. Mu gihe hambere bavugaga ko Yesu azaza, abahanuzi bakagenda bamuhanura. Muri kiriya gihe rero yari yaje, bagombaga kwandika rero evaluation, ikindi gitabo kivuga ko nyine Yesu ndani peke yake yahageze. Rero ndagira ngo mvuge no kuri uku gusesengura cyangwa se uku tuba dusesengura, hari aho dushobora kwibeshya, hari n'ibyo dushobora kuvuga nk'abana b'abana ariko bikaba bitari by'100%, ariko tuba tugerageza kugira ngo twese twunganirane. Rero ADPR gushyiraho abadamu ngo babwirize ntabwo ari ikosa, gushyiraho abadamu ngo basezeranye si ikosa, gushyiraho umudamu ngo asezeranye muri ADPR ntabwo ari ikosa. Ahubwo ni iki? Umudamu ukwiriye gusezeranya agomba kuba ameze ate? Umudamu ukwiriye gusezeranya agomba kuba yiteze nk'umuheburayokazi, yateze igitambaro ku buryo ntawe umubona ubwambure cyangwa se ubusabwe. Iyo bavuze ubwambure cyangwa ubusabwe, ndetse n'umutwe, Bibiliya ivuga ko nawo ugomba kuba uhishe. Cyokoza icyo cyo nibagikora, bakazajya bakora icyo kintu, ukabona barimo gusezeranya, ukabona barimo gutamba ibitambo, ubona nta kintu bibabwire, nta kwitandira, nta gutega igitambaro ngo ubundi iyo udateze igitambaro, Bibiliya ivuga kuba wambaye ubusa. Ibyo azaba ari amakosa. Tugendane neza. Naho ubundi gutamba cyangwa se kubatiza k'umudamu rwose ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Ni nk'uko Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yesu bihuse bajya kuvuga inkuru nziza y'uko Yesu yazutse, nabwo ni ubutumwa abavuze. Rero ndagira ngo iki kintu cyo kuba abadamu bavuga ubutumwa bwiza si ikosa rwose, ntabwo ari ikosa. Cyo kuza abantu bashobora kutabyumva kimwe, yego nibyo, ariko nanone ntabwo ari icyaha cyabaye. Ariko nanone hari icyo bita ubundi ubutumwa bwiza, ibyo Bibiliya ivuga, hakazana doctrine z'itorero. Ubundi itorero na Bibiliya, itorero rigengwa
ni n'ibintu bitatu. Ndavuga itorero rya Kristo, ntabwo ndimo kuvuga idini, munyumve neza, ntagire unzana mu idini, kuko idini biberamo by'ubundi ni agahomamunwa. Idini biberamo ni agahomamunwa. Idini rirababazanya, idini rirakandana, idini rirakomeretsa. Idini ni idini, idini murireke. Njye simvuga idini, ndimo kuvuga itorero. Itorero rya Kristo rirangwa n'ibintu bitatu: ni umwuka wera. Umwuka wera niwo uguhesha kumenya, gusobanukirwa ukuri. Iryo ni itorero rya Kristo, bavuga ngo rihishwe mu ibanga. Rero niba idini rifite doctrine zaryo, ntaho bihuriye n'umwuka wera, ntaho bihuriye n'agakiza Yesu atanga. Kuko doctrine ni amahame. nk'uko uri wawe mu rugo ukavuga ngo muzajya mwinjira iwanjye muri salo mukuyemo inkweto, njyewe iwanjye mu rugo nkaba iryo tegeko ritariho, ukaba wakinjira inkweto uzambaye. Wa wundi washyizeho kwinjira iwe mukuyemo inkweto ntabwo ari icyaha, niko abishaka iwe. Nugera iwe kandi uzazikuramo, nibyo, kandi ntabwo ari icyaha. Ariko nanjye nugera iwanjye nkavuga ati njirana inkweto, sinzaba nkoze icyaha, kandi nanone ni iwanjye. Nta n'uzazambwira ati bikora uko. Idini naryo rero rishyiraho amahame yaryo, ukayica, ukaba yadeviye, ariko ukaba udeviye amategeko y'idini. Ntabwo uba udeviye amategeko y'Imana y'itorero, kuko hari itorero rya Kristo. Idini rero iyo udeviye amategeko y'idini, kuko hari amahame idini yishyiriraho, wanayadeviye ntuba ukoze icyaha, kuko nyine ni idini, ni amahame y'idini. Kuko idini irahinduka, idini irahinduranya. Idini rishobora kuvuga ejo rikavuga ngo mwambare amapantaro, idini rikabyemeza rikabishyira muri doctrine z'idini, mukayambara kandi ntagire icyaha muraba mukoze. Kuko muri Bibiliya ntaho handitse ko umurokore azaba yambaye imyenda ipantaro itarimo. Muri Bibiliya nta hantu handitse ngo ADPR, twirirwa tuvuga ngo ADPR, twirirwa tuvuga ngo ADPR, ngo umugore ngo muri ADPR ntazambare ipantaro. Muri Bibiliya ntaho biri. Nta nubwo muri Bibiliya harimo ngo ADPR, ntayirimo pe. Ntayo. ADPR nitwe twabishyizeho, ni idini, idini rya ADPR. Ntago ADPR, umuntu warangije Bibiliya azandike muri commentaire ambwire ngo ADPR muri Bibiliya yanditse aha, naho barakubeshya. Cyo kuzi idini rya ADPR turarigira. Icyicaro cyaryo rikuru kiri kuri ADPR ku Gisozi kuri Dove Hotel. Iyo ni idini rya ADPR. Ibyo rizagena byose rero, nirivuga ngo mwambara amapantaro muzayambara, nirivuga ngo mudefirize muzadefiriza, nirivuga ngo mutege ibitambaro muzabitega, nirivuga ngo mubikureho muzabikuraho, nta cyaha muzaba mukoze. Itorero rero nujya mu byanditswe ukabona hari ahantu ikintu kibuzanyijwe mu byanditswe ukagikora, nta n'umuntu ukuvugishije aho uzaba ukoze icyaha. Ntaho rero idini rihurira n'itorero. Nimukajye mwirwa munatubwira ngo idini rya ADPR, ngo icyicaro cya ADPR ngo ku Gisozi Dove Hotel ni idini, nibyo, ngo ariko ngo ADPR ngo ifite amatorero ngo 150, ngo 200. Ni amatorero, ariko amatorero yo mu y'idini. Hakaba n'itorero rya Kristo. Ayo ni amatorero abiri atandukanye, kuko mu itorero harimo itorero rya Kristo, mu itorero ry'idini, mu byo bita ngo amatorero muri ADPR harimo itorero rya Kristo. Ni mu bindi biganiro tuzajya tujyana tubagezaho, naho utaha. Kora subscribe, ukore like, ukore share, udukunde, ubane natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Nitwa Emmy, naho utaha mu bindi biganiro.